uhereye umunsi abayuda bazamuka bakava i Babuloni no kugeza umunsi Yesu yabambwe kw'i Goligota hatambutse ibyumweru 69, hasigara icyumweru kimwe. ubuhanuzi buvuga butya buti ahubwo hari hashize imyaka 3 n'igice muri cya cyumweru cyuzuza 70. Yego, abantu benshi cyane rero cyangwa se amadini agiye atandukanye ntago abasha gusobanukirwa hano muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 27. Iyo bavuga ngo uwo mutware azasezerana na benshi, icyumweru nikigera hagati azica isezerano. Icyumweru nikigera hagati rero iyo bavuga iki cyumweru kigaragara hano muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 27, baba bavuga icyumweru cyuzuza icya 70. Kandi utaramutse ubisobanukiwe nk'uku nguku ndimo kubigusobanurira, wakisanga winjiye mu buyobe, wakisanga winjiye mu nyigisho za Kiliziya Gatolika kandi ugasanga zirakuyobeje. Ni nayo mpamvu ngira ngo nkubwire ibyumweru 70 uhereye igihe Daniyeli yakoraga umurimo we, ukaza ugahera n'igihe Yesu yatangiriye umurimo we kugeza ku rupfu rwa Yesu, usanga haraciyemo ibyumweru 69 n'igice. Kubera ko uramutse urebye ubu buhanuzi neza hano muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 27, Yesu muri iki cyumweru cyuzuza 70 yagikozemo. Reka tugende umurongo ku murongo kandi uraza kubisobanukirwa neza, kugira ngo izindi nyigisho zitaza kugira gute, zitaza kukuzanira ubuyobe ugasanga ubaye nka ba bandi bizeye inyigisho z'abajezuwiti cyangwa se ugendeye mu zindi nyigisho zitari ijambo ry'Imana. Nk'uko hano mu Batesalonike ba kabiri, urwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya 2 umurongo wa 11, Imana iravuga ngo nzohereza umwuka w'ubushukanyi, nzohereza umwuka w'ubuyobe, maze mwizere ibinyoma, maze mwizere ibinyoma bitari ijambo ry'Imana, maze muyobe. Reka mbasobanurire hano uburyo ibyumweru 70 bisobanurwa. Mu buhanuzi rero bavuga ibyumweru 70, Daniyeli yakoze umurimo we uragenda ugera ku byumweru 69. Noneho icyo cyumweru cyaje Yesu yakozemo igice, nk'uko tubibona hano muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 27. Reka dusome. Bibiliya iravuga ngo nuko uwo mutware, ndagira ngo nkwereke ukuntu Yesu yakoze muri iki cyumweru agakoramo imyaka 3 n'igice. Hano yo bavuga ngo, ndagira ngo mbanze ngusobanurire uyu muntu uvugwa muri iki cyumweru cyuzuzwa 70, kugira ngo ubashe kubona ko Yesu yakozemo icyumweru, muri iki cyumweru yakozemo igice. Niyo mpamvu nshaka kugira ngo mbanze mbigusobanurire. Iki cyumweru kivugwa hano muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 27, iki cyumweru kivugwamo hano ni icyumweru cyuzuza 70. Ndagira ngo mbwire abakirisitu, ndagira ngo mbwire abantu bari mu madini menshi atandukanye, iki cyumweru kivugwa hano muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 27, iki cyumweru kivugwamo hano ni icyumweru cyuzuza 70, kandi iki cyumweru cyuzuza ibyumweru 70 nicyo Yesu yakozemo. Reka mbanze mbigusobanurira ukuntu Yesu iki cyumweru yagikozemo. Reka tujye muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 27, reka dusome ngo nuko uwo mutware nta wundi mutware atari Yesu Kristo, ngo azasezerana na benshi. Nta wundi wasezeranye na benshi atari Yesu Kristo. Urugero, mugiye muri Yohana, Yesu yaravuze mu butumwa bwiza bwa Yohana ngo nimbandwa ku musaraba, ninjya ku musaraba nkabandwa, ndireherezaho amahanga yose. Kubambwa kwa Yesu rero, cyangwa se urupfu rwa Yesu, rwatumye amahanga yose agirana na isezerano, kuko nawe yarabyivugiye mu kanwa ka Yesu Kristo ati nindamuka ngiye ku musaraba nkapfa, ndireherezaho amahanga yose
abanyamahanga, abisiraheli. Ni ukuvuga ngo urupfu rwa Yesu Kirisitu rero yahanye na benshi isezerano. Reka dukomeze, turi muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 27. Ubwo rero Yesu yavuga ati nimanikwa ku giti ndireherezaho amahanga yose. Kandi koko niko byagenze, akimara kumanikwa ku giti urupfu rwe rwatumye agirana isezerano na benshi, nk'uko tubibona hano muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 27. Hano Bibiliya iratubwira ngo uwo mutware ari we Yesu azasezerana na benshi isezerano ry'amahoro, ngo kandi icyumweru nikigera hagati. Icyo cyumweru bavugaga nikigera hagati ni icyumweru cya 70. Ndagira ngo ubyandike ku gahanga, cyangwa se ubyandike ku mutima, cyangwa ku kiganza, cyangwa ubiharature ku gahanga kugira ngo utabyibagirwa. Iki cyumweru kirimo kuvugwa hano muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 27 ni icyumweru cyuzuza 70. Ngicyo cyumweru cya 70 nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo. Ninde wabuzanyije ibitambo n'amaturo? Hari igihe bavuga ngo uyu muntu ngo uzabuzanya ibitambo n'amaturo ngo ni Antikristo, ngo ni abandi, ugasanga wenda ngo ni Antiyekusi, ngo winjiye mu rusengero rw'i Yerusalemu ngo agatamba ingurube. Ariko ndakubwiza ukuri, uramutse ubizanye ugafata iki cyanditswe ukajya kucyitirira Antiyekusi winjiye mu rusengero rw'Isiraheli, muri Isiraheli, akagenda agatamba ingurube, nubwo wenda urupfu rwa Antiyekusi rwaje kuba rubi kuko n'Imana yaramuhanye, yamuteje igihano ubwo yagendaga ku igare agiye ku rugamba. Igare ryaritibiye yikubita hasi, arwara igisebe, amara igihe kinini cyane aboroga, icyo gisebe kimurya, nyuma aza gupfa. Ariko urumva ko ari Imana yamuhaye igihano ubwo yajyaga ku rugamba, ngo igare rye rikagonga akantu k'agakuku, ngo akitibira, ngo akikubita hasi, akarwara igisebe kinini cyane, agahorana uburibwe bukomeye cyane. Ariko urebye n'Abantikristo muri iki gihe bahorana uburibwe. Urebe nka Papa Francis arwaye amavi, ahorana nawe uburibwe, agenda mu kagare. Ni ukuvuga ngo ikintu kiranga Antikristo ni no kuribwa cyane. Imana ibateza ibihano byo kuribwa cyane. Buriya na Papa Francis bamushyira mu kagare, bakamusunika, akagenda aribwa cyane atakaboroga. Ni ukuvuga ngo rero n'uyu nguyu Antiyekusi nyine winjiye mu rusengero rw'i Yerusalemu, nawe akinjiramo agatamba ingurube, agatamba ikizira cyaziraga mu rusengero rw'i Yerusalemu. Imana nawe yamuteje igihano cyo kuribwa. Ubwo yajyaga ku rugamba, igare ryaritibiye, rimajije kwitibira yikubita hasi, igare ryamutuye hasi, arwara urusebe runini cyane, nawe akazajya ahora aribwa. No mu bintu biranga Abantikristo bararibwa cyane. Reka twikomereze, wenda ko kari gaciyeho, ariko reka n'aka ngaka nkanyuzeho. N'undi wasenye urusengero rw'i Yerusalemu, urabizi ko kugotwa kwa mbere Yesu yari yarababwiye ati nimubona bagose urusengero, kugotwa kwa mbere kwabaye Selisiyusi niwe wagose urusengero rw'i Yerusalemu ku munsi w'isabato, ararugota. Noneho akimara kurugota ariyumvira, aravuga ati ntago nkirushenye, reka nisubirireyo. Ariko Yesu yari yarabwiye Abayuda n'Abisiraheli, yarababwiye ati nimubona bagosura urusengero bahagaze ahera hahera, muzamenye ko kurimbuka kwarwo bigeze, muzahite mugira gute? Muzahite muhungira hehe? Muzahite muhungira mu misozi, kubera ko ubwo bizaba ari ukugotwa kwa mbere, kandi nibagaruka kugotwa kwa kabiri muzahita murimbuka. Matayo 24 no mu gitabo cya Mariko 13:4, no mu gitabo cya Luka 21 umurongo wa 20, ni ahantu henshi cyane bagiye babivuga. Ubwo rero Selisiyusi akimara kuhagota bwa mbere, yaritegereje, aribwira ati si bumarimbura. Ariko kubera ko ijambo ry'Imana ryavugaga ngo Selisiyusi azaza ahagote, ariko ntago azahasenya, kugira ngo bibere ikimenyetso Abisiraheli babone guhungira hehe? Babone guhungira mu misozi. Ni nayo mpamvu muri iki gihe rero, kubera ko kugotwa kwa mbere kwarabaye, ni nayo mpamvu abaturage benshi bakerewe guhungira mu misozi. Barakererewe guhungira mu misozi, kandi isi igiye kurimbuka. Ni nayo mpamvu mugomba kuva
muri ayo mazu akomeye, mu mijyi ikomeye cyangwa mu mataje akomeye, muri iyo mijyi y'umugabane wa Amerika, muri iyo mijyi ikomeye cyane y'umugabane wa Aziya, muri iyo mijyi ikomeye cyane y'umugabane wa Afurika, muri iyo mijyi ikomeye cyane yo ku migabane y'i Burayi, muri iyo mijyi ikomeye cyane, mukava muri ayo mataje kubera ko iyi mijyi igiye kurimbuka. Kugotwa kwa mbere Selisiyusi yaragukoze. Hano kugotwa kwa mbere rero hano ku isi ejo bundi kwarabaye korona virusi. Igihe korona virusi yazaga, inzara igatera, abantu bakicwa n'inzara, ingendo zigahagarara, kubera ko ikimenyetso kigaragaza kugotwa ni uko ingendo zihagarara kandi n'inzara ikaza. Mbese hari ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza kugotwa kwa mbere, harimo guhagarikwa kw'ingendo, harimo guhagarika abakozi. Mbese ni ukuvuga ngo iriya korona virusi yabaye yatugaragariza yuko kugotwa kwa mbere kubaye. Noneho kugotwa kwa kabiri rero ni kuza, tuzaba twarakererewe. Ubu abantu benshi cyane rero bakererewe guhungira mu misozi, kuko niko Yesu avuga ati nimubona Selisiyusi ahagose bwa mbere muzahite muhungira mu misozi kugira ngo mudapfa. Ariko abantu benshi cyane amataje agiye kubagwaho. Amataje agiye kubagwaho, abantu bari ku mugabane w'i Burayi, ku mugabane wa Afurika, ku mugabane wa Aziya, ku mugabane wa Amerika, abari ku mugabane wa Osiyani, imigabane yose mwarakererewe guhungira mu byaro, kuko iyo mijyi mutuyemo igiye kurimburwa n'ibibuye biturutse mu ijuru by'imibumbe y'umuriro. Hari ibibuye binini cyane by'imibumbe by'umuriro bigiye kubagwaho, bitarenze muri uyu mwaka w'ibihumbi 2031. Bizatangira kugwa mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ariko Yesu yavuze yuko muri Matayo yavuze yuko iyo minsi atayigabanyije, muri Matayo 24 ngo nta n'intore n'imwe yarokoka. Niyo mpamvu Yesu iyo minsi azayigabanya bikihuta, bikaba byanatangira muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025, 2026 na 2027. Ubundi ibyago bizagenda byisuka, uretse ko bitazisukira rimwe icyarimwe, ariko kurimbuka kw'isi kugomba gutangira vuba. Uwiteka rero yavuze yuko iyo minsi agomba kuyigabanya akarimbura isi vuba, kugira ngo habeho ijuru rishya n'isi nshya. Ni ukuvuga ngo rero ibibumbe by'umuriro nibyo bigiye kurimbura iyo mijyi mutuyemo, kandi n'ibivejuru na za Aliyeni, iriya mijyi yose ikomeye igiye kurimburwa n'ibibumbe by'umuriro biturutse mu isanzure. Hagiye kubaho rero kurimbuka kw'imijyi, hagiye kubaho kurimbuka kw'imijyi mu gihe gito cyane, kandi ibyago 7 biri mu byahishuwe 15 na 16, biriya byago 7 musanga mu byahishuwe nabyo bigiye gutangira birimbura iyo mijyi mutuyemo. Urugero, murabona abantu batuye za Gaza, imijyi yabo irimo kurimbuka. Abantu batuye muri Isiraheli, imijyi irimo kurimbuka. Abantu batuye muri cya gihugu cya Ukraine, imijyi irarimbuka. Ni ukuvuga ngo n'abantu batera ibisasu bya kirimbuzi nabo bagenda bibasira imijyi. Ni ukuvuga ngo izi ntambara z'umwami w'ikusi n'uw'ikasikasi, izi ntambara zose nazo zigenda zibasira imijyi. Rero nimuve mu mijyi mujye gutura mu byaro, nimuve mu mijyi ikomeye mujye gutura mu byaro, aho muzajya murya ibyimejeje, aho muzajya muhinga mukorora, mujye gutura mu byaro. Yego, wibuke yuko Yozefu yabwiye bene se, abwira na se Yakobo, abwira na bene se, arababwira ati rero umwami Farawo nababwira ngo muturuka he, mutuye hehe, muzabwire umwami ko mutuye mu cyaro cy'i Gosheni. Urabizi impamvu se Yozefu yari yababwiye ko umwami nababaza ngo muturuka he, mutuye hehe, yari yababwiye ati rero kubera ko iyi mijyi igiye kurimbuka, iyi mijyi yo muri Egiputa igiye guterwa n'inzara, kandi umwami Farawo agiye kuzirikira abantu mu mujyi, agiye kubagota bicisha inzara, bagurisha ibyabo, bagurisha amasambu yabo, bagurisha imitungo yabo, nabo ubwabo n'imibiri yabo bigurishe ku mwami Farawo. Muri uyu mujyi hagiye kubamo ibintu bikomeye. Noneho Yozefu arababwira ati rero kubera ko uyu mujyi ugiye kurimburwa n'inzara n'ibyorezo n'ibiki, kandi hagiye gutera inzara y'imyaka 7, ndababwiza ukuri, umwami nababaza ngo murava hehe, murajya hehe, mutuye hehe,
kubera ko uyu mujyi w'Egiputa ugiye kuzamo inzara y'imyaka 7, mwebwe muzahite mubwira umwami ko muri abaturage b'i Gosheni kandi muzarokoka nimujya kwiturira i Gosheni. Ni nayo mpamvu rero nabwira abaturage barimo kumva iki cyigisho, mwarakererewe guhungira i Gosheni. Iyi mijyi igiye guterwa n'inzara kandi byaranatangiye. Byatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2021, bizarangira mu mwaka w'ibihumbi 2027. Nibwo iyi nzara igomba guhagarara, ni nabwo n'intambara zigomba guhagarara, ni nabwo buri kimwe cyose, kuko umujyi waragoswe. Abarimo guhunga rero ku munota wa nyuma murimo kurokora amagara yanyu, mumeze nka muri kiriya gihe cy'i Sodoma n'i Gomora, igihe Loti nawe yahungaga ku munota wa nyuma. Ni ukuvuga ngo rero abantu barimo guhunga ku munota wa nyuma, Imana ibahe umugisha, mwe murimo kwerekeza i Gosheni vuba vuba mukiza amagara yanyu. Mwarakererewe rero, umujyi barawugose, uwo mujyi utuyemo barawugose. Inzara yaratangiye mu mwaka w'ibihumbi 2021, bizageza mu mwaka w'ibihumbi 2027 iyo nzara, kandi kugotwa k'umujyi kwararangiye. Ubu barimo guhunga, yego nimuhunge, murimo gukiza amagara yanyu ku munota wa nyuma. Mumeze nk'i Sodoma n'i Gomora, igihe Imana yari irimo kurimbura Sodoma n'i Gomora, abantu barimo guhunga. Kandi Sodoma n'i Gomora Imana icyatumye yirimbura, hari ubutinganyi bwinshi cyane, kandi no muri iki gihe cyacu nabwo urabona ko ubutinganyi ari bwo bukajije umurego, ari bwo bukaze. Rero Imana rero irimo kurimbura imijyi, nimuyisohokemo mujye gutura mu byaro. Mujye gutura mu byaro, nimujya gutura mu byaro muvuye muri iyo mijyi ikomeye mukajya kwiturira mu byaro, ntabwo ibyago 7 by'imperuka bizabageraho, ntabwo ibibuye bivuye mu isanzure, ntabwo ibyo bibumbe by'umuriro bizabageraho, kandi n'ibitero by'ibivejuru nabyo ntacyo bizabatwara, kandi n'ibitwaro bya Satani kabiri nabyo bigiye kuraswa mu isi, naho ibyo bitwaro bya kirimbuzi nabyo nta kintu bizabatwara. Ariko nababwiraga ko iki cyanditswe twari turimo kwiga kiri muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 27. Uyu mugabo wakigishaga ndamwubaha cyane, kuko ni umwe mu banyigishije mu ishuri rya teoloji. Uyu nguyu bamwita Masomo Gaburiheri, ni umwe mu banyigishije, ariko yaranyigishije, Imana imuhe umugisha. Ariko kuba ninjiye muri iki cyanditswe yigishije, kugira ngo mbashe gusobanurira abatuye isi, mbashe kubabwira yuko iki cyanditswe nubwo ari mwarimu ukigishije, ariko hari akantu gatoya yibeshyeho, nagira ngo mbashe kugira ngo nsobanurire abantu. Yego na mwarimu ni umwana w'umuntu, ntabwo ari Imana, ashobora kwibeshyaho akantu gatoya. Akantu rero umwarimu wanjye yibeshyeho gatoya, yibeshyeho akantu k'icyumweru cyuzuza 70. Iki cyumweru cyuzuza 70 rero nicyo mwarimu wanjye yibeshyeho gatoya, kubera ko iki cyumweru cyuzuza 70 abantu benshi bakivugaho mu buryo butandukanye. Abanyagatolika bavuga yuko iki cyumweru ahubwo cyo cyarangijwe na Antiyekusi, ariko ni ukwibeshya cyane, hari akantu nari ndimo kubabwira ku bantu twavugaga kuri Antiyekusi, tuvuga no kuri Selisiyusi wagose Yerusalemu bwa mbere. Akimara kuyigota yahise yisubirirayo, kubera ko yaragose Yerusalemu bwa mbere, yisubirirayo atarimbuye urusengero. Selisiyusi rero yisubiriyeyo, abayuda kubera nabo, abayuda n'Abisiraheli kubera ko nabo batajya bumva, bahise bakurikirana Selisiyusi wari uyoboye ingabo z'Abaroma, bamugenda inyuma bamukurikiranye, bagenda bica ingabo z'Abaroma. Noneho rero Selisiyusi n'ingabo z'Abaroma bari kumwe, baravuze ati Abisiraheli turabihoreye, ntabwo tubarimbuye, twabagendeye buhoro, twanze kurimbura urusengero rwabo, none baradukurikiranye bagiye batwica umugenda. Nuko rero Selisiyusi n'ingabo z'Abaroma bagenda bakubita agatoki ku kandi, ngo ariko tuzagaruka, bagendana umujinya mwinshi. Noneho rero icyo gihe ubwo abayuda n'Abisiraheli b'abanyabwenge bakimara kubona yuko Selisiyusi agiye, kubera ko ubwo hari habayeho kugotwa kwa mbere, bahise bajya guhungira mu misozi. Noneho Abisiraheli bamwe bafunga umutwe, banga kwirirwa bagenda, kandi Yesu rero arababwira ati nihabaho kugotwa kwa mbere muzahite muhungira mu misozi.
ubwo rero abaroma bagiye bakubita agatoki ku kandi bavuga bati abisiraheli ibintu badukoreye bagenda batwica umugenda, reka tuzasubireyo ruriya rusengero turusenye tururimbure. Noneho hahise haza titusi rero niwe waje uyoboye ingabo z'abaroma. Titusi azana n'umujinya mwinshi, baje ku munsi w'isabato. Ku munsi w'isabato rero nibwo baje rwa rusengero bararurimbura bayobowe na titusi. Titusi ategeka yuko rwa rusengero barurimbura n'amabuye bakayarimbura. Abayuda bari binangiye, bari bafunze umutwe banze guhungira mu misozi. Nk'uko nanjye ndimo kubabwira nti nimusohoke mu mijyi ikomeye, mujye gutura mu byaro, muhinge mworore, murye ibyimejeje, murokoke ibyago birindwi by'imperuka biri mu byahishuwe. Ese nujya usoma ibyago birindwi biri mu byahishuwe 15 na 16, biriya byago birindwi, ese niwuzi ibibumbe by'umuriro birimo kumanuka bisatira imijyi yanyu? Ese nujya wumva Perezida Vladimir Putin yivuga ngo ibisasu bya kirimbuzi agomba kubirimbuza isi? Ese nujya wumva Kim Jong Un avuga yuko agiye kurimbura isi? Ese ntabwo ujya wumva Amerika ivuga ku bisasu bya kirimbuzi? Ese ntabwo wumva Ubushinwa, ibihugu bigiye bikomeye cyane, bivuga ko bigomba kurekura ibisasu bya kirimbuzi bikarimbura isi? Yego, ibyo bintu bigomba kuba, iyi si igomba kurimburwa, ariko hazarimburwa imijyi. Ibyaro nta kintu bizaba, bizarokoka. Mujye mu byaro rero, mutamera nk'aba bayuda bapfiriye hano i Yerusalemu ku rusengero rwa Salomo, bari banze guhungira mu misozi nk'uko Yesu yari yabibabwiye ati nimubona kugotwa kwa mbere kwa Selisiyusi kubaye muzahite mujye mu misozi. Abayuda rero banze guhungira mu misozi, bakimara kwanga guhungira mu misozi, Titusi yaragarutse abarimburana n'urwo rusengero. Abayuda arabica, bari banze guhungira mu misozi arabica, arabarimbura, n'urusengero ararusenya. Ariko Imana yahaye igihano Titusi, imuteza umubu winjira mu izuru rye. Titusi arasara, araboroga, ajya ku gasozi araboroga, arabyimba kugeza aturitse. Buriya rero abantu bangiza urusengero cyangwa se abantu bakora nk'ibintu bijya kumera nka antikirisitu, Uwiteka abateza kuribwa. Muribuka yuko nababwiye yuko umuntu watatse akaboroga nawe kubera kuribwa cyane ninde? Nababwiye uwo bitaga hari uyu nguyu uyu antikirisitu urimo gukora ku mugaragaro, Papa Francis, nawe arwara amavi. Ni nayo mpamvu agendera mu kagare, kubera ko Imana ntabwo, iyo uvuze nk'ijambo rikomeye nk'urugero ngo abatinganyi n'abana nk'abandi, ntabwo ibyo bintu bishimisha Imana. Kandi umenye yuko Imana ijya kurimbura Sodoma n'i Gomora, wibuke yuko abatinganyi aribo bari bakwiriye isi yose. Niyo mpamvu buriya Papa Francis nawe ajya agira kuribwa kw'amaguru, bakamujyana mu kagare. Ni nayo mpamvu Titusi nawe Imana yamuteje umubu winjira mu izuru rye, araribwa cyane, amara igihe kinini aribwa cyane, umutwe urabyimba kugeza aturitse. Imana nayo yateje Titusi kuribwa. Na Antiyekusi, wa wundi winjiye mu rusengero rw'i Yerusalemu agatamba ingurube, nawe Imana yamuteje igihano ubwo yagendaga mu kagare, igare rirataruka yikubita hasi, arwara igisebe, nawe amara igihe kirekire aribwa, nyuma aza gupfa. Reka twikomereze rero. Ubwo navugaga ku bantu bagiye bangiza urusengero rw'i Yerusalemu, uburyo Imana yagiye ibateza ibihano. Sawa rero, twakomeje. Ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu navugaga ni Pasiteri Masomo Gaburiheri, hari akantu gato yari yibeshyeho, nagira ngo mbanze nkakosore. Nakuzuza icyumweru cya 70. Iki cyumweru cya 70 rero nicyo Pasiteri Masomo yari yibeshyeho. Iki cyumweru cya 70 rero uko gisobanurwa, iki cyumweru cyaranye Yesu yakozemo imyaka 3 n'igice. Iyi myaka 3 n'igice rero Yesu, uhereye igihe Yesu yatangiriye umurimo we kugeza ku rupfu rwa Yesu, byatwaye imyaka 3 n'igice. Indi myaka 3 n'igice rero antikirisitu rero we arimo kuyikoramo mu buryo bugaragara.
Iyi myaka itatu n'igice rero yindi ikurikiyeho kugira ngo ibyumweru 70 byuzure ni iya antikirisitu. Hano rero iyo bavuga ngo urumva nk'uko nabasobanuriwe bwa mbere mbabwira ngo uwo mutware hano muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 27, iyo bavuga ngo uwo mutware azasezerana na benshi isezerano ry'amahoro, uwo ni Yesu Kirisitu. Ngo icyumweru nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo. Yesu rero urupfu rwe rwahagaritse ibitambo n'amaturo. Muribuka umwenda wari ukingirije ahera warasadutse uhereye hejuru kugeza hasi. Bivuze ko gutamba bitakiriho, nta wongera gutamba intungura, nta wongera gutamba intama, ibitambo byose bivuyeho. Icyo gihe rero Yesu niwe wabuzanyije ibitambo n'amaturo, kuko ni Yesu Kirisitu uvugwa muri kino gice. Undi muntu ukurikiraho kuri B ya kabiri, iyo bavuga ngo umunyamwaga, umwami w'umunyamwaga azaza yicaye ku ibaba ry'ibibi, ni Papa Francis. Ngo ni uku umwami w'umunyamwaga uburakari buzasukwa kuri we. Aha ngaha rero uyu ukurikiyeho ni Papa Francis, twifashishije icyanditswe kiri mu byahishuwe igice cya 17. Iyo bavuga ngo bane baraguye, uwa gatanu naza azaba akwiriye kumara igihe gitoya. Ukurikiye urutonde rw'abapapa n'ukuntu bazategeka Roma, usanga Papa Francis ari we mupapa wa nyuma. Kandi hano iyo bavuga ngo bane baraguye, uwa gatanu naza azaba akwiriye kumara igihe gitoya, ubuhanuzi buba buvuga izina rya Papa Francis. Papa Francis rero niwe mupapa wa nyuma, ni nawe antikirisitu, ni nawe uzahangana na Yesu. Buriya Papa Francis azagumaho, ntabwo azapfa, azagumaho kugeza igihe Yesu agomba kugarukira, kuko Papa Francis niwe uvugwa hano muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 27 kuri B ya mbere. A ya mbere baba bavuga Yesu Kirisitu, ariko ujye ubanza gusobanukirwa ibyanditswe. Hano muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 27, A ya mbere ivugamo A ya mbere aba ari Yesu wabuzanyije ibitambo n'amaturo. B ya kabiri, umunyamwaga uza wicaye ku ibaba ry'ibizira, niwe Papa Francis, kandi niwe Yesu agomba gusanga ku isi, niwe ugomba guhangana na Yesu muri ya ntambara ya Gogi na Magogi. Iyo bavuga intambara ya Gogi na Magogi iboneka mu byahishuwe igice cya 20, baba bavuga intambara ya Satani n'Imana. Uretse ko abantu bamwe bayita ngo ni intambara y'isi. Wapi, iriya ntambara ya Gogi na Magogi iboneka mu byahishuwe igice cya 20 ni intambara ya Satani n'Imana. Reka rero tugana ku musozo, ubwo murabisobanukiwe yuko iki gice cya 9 umurongo wa 27, uyu mutware uzasezerana na benshi isezerano ry'amahoro ari Yesu Kirisitu. Ngo nuko icyumweru cyagera hagati, icyumweru kigeze hagati ni cya cyumweru cya 70. Icyo cyumweru kigeze hagati cy'imyaka 3 n'igice, kigeze hagati ni Yesu Kirisitu. Rero muri iki cyumweru cyuzuza imyaka cyuzuza ibyumweru 70, iki cyumweru cya 70 Yesu yakozemo imyaka 3 n'igice. Uhereye ku igihe Yesu yatangiraga umurimo we kugeza ku rupfu rwe hari hashize imyaka 3 n'igice. Yego, niko byari bimeze rero. Kandi urupfu rwa Yesu Kirisitu, Yesu akimara gupfa hari imyaka 3 n'igice muri cya cyumweru cyuzuza 70, niko ubuhanuzi buvuga. Papa Francis rero arimo gukora imyaka 3 n'igice, ariko uhita ukurikiza ihame ry'umwaka, kubera ko umunsi umwe ku Mana ari umwaka. Kandi hari n'irindi hame nanone riri muri Bibiliya rivuga ko umunsi umwe ku Mana ari imyaka 1000. Ibi nabyo ni ibintu tugomba kwitondera, yuko umunsi umwe ku Mana ari imyaka 1000. Hari n'irindi hame rivuga yuko umunsi umwe ku Mana ari umwaka umwe. Mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, na Pawulo yavuze ko na Petero yavuze yuko umunsi umwe ku Mana ari imyaka 1000. Ni amahame abiri rero, aho umunsi umwe ugaragara nk'umwaka, n'ahandi umunsi umwe ugaragara ko ari imyaka 1000. Reka rero twikomereze rero, ubwo ni ukuvuga ngo iki cyumweru cya 70 nicyo Yesu yakozemo. Kandi rero
rero ntabwo iki cyumweru cya 70 hari abavuga ngo bagishyira mu kizaza, antikirisitu bakamushyira ahazaza, n'iki cyumweru cyuzuza 70 nacyo bakagishyira ahazaza. Ni ukwibeshya cyane. Iki cyumweru cyuzuza 70 Yesu yagikozemo umurimo, urumva. Antikirisitu nawe ntimumushyire ahazaza, niwe Papa Francis arimo gukora ku mugaragaro. Yatangiye gukora ku mugaragaro mu mwaka w'ibihumbi 2017, ubwo amadini yose yo ku isi yasinyanaga na Papa Francis yuko bagomba gukorera hamwe, bagakorera hamwe nyine. Ayo madini yose yo ku isi akimara gusinyanya na Papa Francis mu mwaka w'ibihumbi 2017, bakimara gusinyana isezerano, icyo gihe nibwo inyamaswa yari ikize uruguma rwayo. Nawe Papa yahise yivugira ati uruguma rwanjye ndarukize. Icyo gihe rero niho Papa yatangiye gukora ku mugaragaro, niho yatangiye noneho gukora nka antikirisitu ku mugaragaro. Yego niko ubuhanuzi buvuga. Icyo gihe rero ntimugafate icyumweru cyuzuza 70 ngo mugishyire ahazaza, kandi iki cyumweru kirimo kurangira, urumva. Ntimukagishyira ahazaza. Iki cyumweru cyuzuza 70 Yesu yagikozemo imyaka 3 n'igice. Iyo myaka 3 n'igice Papa Francis atangira kuyikoramo mu mwaka w'ibihumbi 2017, igihe amadini yose yasinyaga ko agiye gufatanya na Papa Francis. Icyo gihe nyina w'abamaraya yari yihuje n'abana be b'amaraya. Mu buhanuzi iyo bavuga nyina w'abamaraya baba bavuga Kiliziya Gatolika, kuko niyo yabyaye amadini yose yo ku isi. Niyo mpamvu mu Byahishuwe 17 iyo bavuga nyina w'abamaraya, Babuloni ikomeye, nyina w'ibizira byose, baba bavuga Kiliziya Gatolika, kuko niyo nyina w'amadini yose yo ku isi, niyo nyina. Iyo bavuga abana ba maraya baba bavuga aya madini yose yavuye muri Kiliziya Gatolika. Aya madini rero ku iherezo nyina w'abamaraya yihuje n'abana be b'amaraya. Ni ukuvuga ngo Papa Francis, idini rya Kiliziya Gatolika ryihuje n'abana bayo ku iherezo mu mwaka w'ibihumbi 2017. Niho rero na antikirisitu yatangiye gukora ku mugaragaro. Ni nayo mpamvu rero amadini yose avuga ngo muri kiriya cyumweru ngo cyuzuza 70, ngo itorero rikitangira rizamuka risanganira Yesu ku bicu, ngo nibwo ngo icyo cyumweru kizahita kiza, ngo itorero ngo rikamara imyaka 3 n'igice mu kirere. Oya, uku ntago ari ukuri. Izi ni inyigisho z'abajezuwiti, ni inyigisho za Roma, ni inyigisho za Papa Francis. Iyo umuntu akwigisha akubwira ngo itorero rizazamuka rigere mu bicu rimara imyaka 3 n'igice, bifashishije Abatesalonike, urwandiko rwa 2 rw'Abatesalonike igice cya 2, cyangwa bifashishije Abatesalonike ba mbere mu gice cya 4, naho ni ukuvuga ngo iyo bifashishije bino byanditswe bishobora kugucanga kandi ugashiduka wayobye. Iyo bavuga ngo itorero rizazamuka mu kirere rimara imyaka 3 n'igice, ngo indi myaka 3 n'igice antikirisitu akore, baba bagira ngo bakwibagize ko antikirisitu yatangiye gukora. Baba bagira ngo wibagirwe ko muri kiriya cyumweru cya 70 Yesu yagikozemo. Rero izi nyigisho ni ubuyobe. Ntihakagire umuntu wizera yuko itorero rizamara imyaka 3 n'igice, kubera ko imyaka 3 n'igice Yesu yayikozemo. Ni ukuvuga ngo iyo bakubwira ngo itorero rizazamuka rimara imyaka 3 n'igice mu kirere, ngo indi myaka 3 n'igice ngo ikorwe na antikirisitu, baba bakuyobye, kubera ko imyaka 3 n'igice niyo Yesu yakozemo. Urumva, indi myaka 3 n'igice Papa akaba arimo kuyikoramo, kandi ikaba igiye kurangira muri uyu mwaka w'ibihumbi 2027, ku buryo bidashobora kurenza mu mwaka w'ibihumbi 2027, kuko ibyago 7 niho bizaba birimo kwisuka, niho hazaba harimo kurimbuka, ku buryo bizagera mu mwaka w'ibihumbi 2031 hahita habaho isi nshya n'ijuru rishya, twima imyaka 1000 muri Yerusalemu. Niyo mpamvu rero ubuhanuzi ntabwo busobanurwa nk'uko umuntu ashaka, nta nubwo ubuhanuzi busobanurwa nk'uko umuntu agira gute abitekereza, ahubwo ubuhanuzi busobanurwa n'umuhanga n'umunyamibare. Kandi koko wenda ntabwo nenze mwarimu wanjye, wenda nagira ngo mwereke yuko yibeshye ku cyumweru
cyuzuza 70, ko aricyo yibeshyeho gatoya. Ariko gusa wenda nimba hari amagambo wenda nawe ashobora kuzakurikirana iki kiganiro, ariko ambabarire nimba hari amagambo navuzeho mabi nkamukomeretsa, cyangwa se nkaba hari ku cyigisho cye wenda nkaba namunenzeho gatoya, cyangwa se wenda bikagaragara nk'uko umunyeshuri yahuguye umwarimu, ariko ambabarire nimba hari ijambo wenda navuze ritari ryiza, kuko iyo ushaka kwerekana ubundi buryo ubuhanuzi busobanurwa, hari igihe bamwe batabyishimira. Ni nayo mpamvu rero abantu benshi badasobanukirwa n'iyi myaka iboneka muri Daniyeli 12, Daniyeli igice cya 12, na hano muri Daniyeli igice cya kangahera cya 11. Cyangwa reka twigire muri iyi iminsi 230 iragenda ikarangizwa mu cya 844. Hari igihe iyi minsi nayo bayishyira mu hazaza, kandi iyi minsi nanone yaragize gute? Yararangiye. Iyo bakubwira ngo iminsi 230, urumva ngo Yerusalemu yubakwa cyangwa se inasenyuka, iyi minsi iragenda ikarangira mu cya 844. Iyi minsi 2,300 iraza neza ikagera mu cya 844, ikarangira neza 100% mu cya 457. Ni ukuvuga ngo ubu buhanuzi bw'iminsi 2,300 twabwiwe na Daniyeli buraza bukarangira neza 100%, akaba ariho bufungira mu cya 457. niko ubuhanuzi buvuga. Hano nanone iyo batubwira Daniyeli, hano iyo barimo gusoma muri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 11, Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 11, haravuga ngo iminsi 1,290 iragenda ikarangira mu cya 798. Niko ubuhanuzi buvuga. Utazajya wibeshya hano muri Daniyeli igice cya 12 umurongo wa 11.